Shaka no kurega mu cyumba cyawe. Gomba. Sheri ukomeje kumera amatikole. Iyi niri kuvuga ari muri amatuwa yo mu cyumba cyawe pe. For real. Are you kidding cyangwa urakomeye? I'm serious. Kuba ndi kubivuga seka, okay? Ya nuko ntazi nyine ntago bisanzwe. Mr. Sam. Wamaye umwanya muri weekend tukaba turi kumwe iwawe tukwenyine. Inchumi. Simbese? And sexy. Yeah, it's okay. Je mu rugo se habaye iwawe. Maybe aho. Ngo nunashaka uzambwire nzaguhe n'agafunguzo igihe. Oya nshobora no kurara nta wamenye. I'm telling you, njye ni fiance wa my love. Ntabwo ndi gahunda. Kuri giseka se. Uskiri gutuma binsetsa kandi I'm serious ntabwo ndi guseka je. Okay. Ndobonde muri weekend nzaba ndi mu rugo azindi gahunda afite. You are most welcome. Tsaza ngukore n'akamassage. Cyangwa tuzajyana hano bakadukorera. No way. Ibyo ndi kubwira ndashaka njye ndashaka gukora massage. Ndashaka ubundi banzi namenye umugore ugiye gutwara meza tu first of all. Uzi ikintu kiri kuntangaza cyane se nuko ibi ari ngiye wajya kubikupi nuko bica ku ruhande ukankwepa. Zahabu. Ese wahageze? Nahageze. Ubwo nyagera none. Sanze yafunze dusabaza kumfungurira. Dusabe yabayeho mu rugo rwagakwiye kumubera umugisha kuri we, ariko aho kubona urukundo yahabonye urwango n'agasuzuguro. Mama Eva ntigize amwemera. Dusari subiremo. Risubiremo rebe aho mbere umusingakazi ngari subiremo. Bisubiremo se Dusabe ni umukobwa w'umugabo Mama Eva. Umugabo Mama Eva akaba umusirikare ukomeye cyane, kandi iryo banga niryo ryahinduye byinshi mu buzima bwe. Mu gihe Eva yarwaniraga umutima wa Zahabu, gusa hari icyatazi. Turimo tugiye kuruca ngo turukureho. Zahabu yaramaze gukunda undi. Ariko turavuga uti reka tumwihorere. Fatuye na tumujugunyiyo wenda zagwayo kuko twabona. Eva ni umukobwa mwiza ariko w'inshinzi kandi usuzugura. Bazango byagenze. Nyene mbarira byagenze bite. Gusa Dusabe we ni umukobwa mwiza ufite umuco ndetse n'ikinyabupfura. Hagati ya Zahabu na Dusabe urukundo rutangiye kuvuka, urwango rutangiye kwiyongera ndetse n'amabanga atangiye gusohoka. Ese Eva azabasha kwakira ko Zahabu atakiri uwe cyangwa ese bizagenda gute? Urukundo rwa Zahabu na Dusabe ruzarokoka? Ese Mama Eva azemera kwakira ukuri? Filimi ni Yari Wowe series izagisha kuri Mama Eva Films. Ukore subscribe itazagucika. Ni inkuru y'urukundo n'amabanga n'ubuzima bw'umukobwa warwaniye kubaho mu isi itamwifuzaga. Iratangira gucaho kuva kwa kabiri. Domis Impeta wamaye banza niba arayicishije ku musigiti, niba arayicishije kuri kiliziya, niba arayicishije ku rusengero, niba arayicishije muri gakondo, ntaho nzano arayicishije. Kuva nayambara ihora imbwira ariko why? Yo iramwoma nkamwe ata. No baby, it's simple. Nuko ngukunda kandi kugira ngo nawe umaze kubibona. Yesigaye mukunda biretswe bitekereze. Kanektegereze neza. Ma, birambabaje kuba nyine ntabonye umuvandimwe wanjye, ariko ku rundi ruhande rurashimishije ko tutavukana. Ko tuzakomeza tumushake. Ntidufite ifoto. Tuzakomeza tumushake kandi icy'ingenzi ni amazina ya so,
aho twari dutuye birahagije. Tuzamushaka ntabwo tuzahwema, naho iby'uyu mandazi uriya ni akazi kiwe, aho yaragushyize mu mwobo ntabwo ahazi. Urandeba iki? Naramaramaje ntacyo nshigaje. none se niba saa musita avukana iriya foto ayifite mu ruye rwe ahubwo icyo Blackit. Uya wise usigura uko ibintu wabigize brag. Ubu hano noneho ndagufasha iki ko nawe ngora. Kubwiye ngo akaboko kanjye k'iburyo. Ndi guseka kubera ko hari ntacyo nawe.
Hello? Baba uriye? Kena ndi hano ku ofisi ndagukeneye. So
ntabwo bishoboka